Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amahoro n'ibyigisho by'Imana ibane namwe. Ndashimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala umurezi w'ibintu byose, we umpaye uyu mwanya uyu mwuka wo kugira ngo nganire namwe. Banyarwanda banyarwandakazi aho muri hose ku isi ndabaramukije, mbifuriza amahoro n'ibyigisho by'Imana ko byabaho, kandi mbifuriza ko Imana yabaha umutima wo gukunda igihugu cyanyu, kukirwanirira, kugiharanira. Imana ikabaha umutima wo gutekereza ku buzukuru banyu kugira ngo batazaba abagwagasi. Imana ibahe umutima wo gukomera no kubakuramo ubwoba, kubera ko ubwoba mu Nyarwanda yavuze ngo butuba ubwonko. Ariko uko abantu baba bariho kose, uko abantu baba bishimye kose, uko abantu baba bibwira ko bafatishije aho bari hose, bumve ko kuba batari iwabo badafite ubutaka ari ikibazo gikomeye. Ntabwo nje rero kuvuga byinshi muri aka kanya, nje kuvuga ku kintu kimwe. Ntabwo nifuza gutinda iminota myinshi, ntabwo iri burenge 20, ntigera cyangwa se ntirenga 20. Nigiba myinshi yaba 20, ariko ndifuza ko itageraho, ninageraho nyine ntirenga. Uyu munsi nje hano kubaganirira, kubabwira urubanza rwanjye n'umudamu wanjye. Ejo hari tariki 7 z'ukwezi kwa 5 2024, rero i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda habiriye urubanza ruburanisha dosiye ya Bicahaga Abdallah uri mu buhungiro n'umudamu we Mukamana Zubeda, ubu ngubu nyine ufunze uri mageragere. Urwo rubanza rero rwabaye ejo. Umugore yarisobanuye, nge sinari mpari. Reka mbanze nshimire bwa mbere abampaye amakuru, kuko ni umusanzu ukomeye, kandi nabashimira rwose, kandi bakomeje kunyereka ko bambaye inyuma, barakomeza no kunyereka ko bazakomeza kumba inyuma mu byiza. Ariko mu byiza igihe cyose nzaba mparanira ukuri. Kuba rero hari abantu bagiye muri ruriya rubanza bakaba barampaye n'amakuru n'ibyavugiwemo uko byagenze, nabo gushimirwa buri wese rwose. Nubwo batazwi amazina, nubwo gusa wagiye wese ku mpamvu zanjye, ku mpamvu z'urubanza rw'umugore wanjye, nanjye ndamushimiye kuko ni umusanzu ukomeye cyane. Rero urubanza rwagenze rute? Mu rubanza nyine umushinjacyaha yashinjaga umugore wanjye ubufatanyacyaha nanjye ku byaha nakoze. Bavuga ko nakoze ngo ni ibi bikurikira. Icya mbere gikuriye ibindi ni ugupfobya no guhakana jenoside. Gupfobya jenoside, guhakana jenoside, ibyo ni bibiri. Hanyuma ngo gukurura amacakubiri, guteza imvururu muri rubanda, no kwambukiranya imipaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibyo nibyo byaha twarezwe njyewe n'umugore wanjye. Umugore wanjye rero bakaba bamurega ko ngo Bicahaga Abdallah, aho ndi mu buhungiro, naba narakoraga audio noneho nkazizohereza kuri telefone ye, akazishyira kuri canal channel yanjye.
icyo nicyo cyaha n'urebye ibyo bamurega nyine ni bibiri. Icya mbere bamurega kwambukiranya imipaka mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo bishatse kuvuga ko yaba igihe abana banjye babafataga, ubwo nyine bavuga ko babafashe kubera ko ngo bari bashatse kwambuka umupaka ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Hanyuma rero bakamushinja nyine no kuba yarafataga ngo izi audio zanjye akazishyira kuri kanale yanjye zigahitaho. Ibyo nibyo byaha baturega. Rero icyo bagomba kumuhamya cy'ubufatanyacyaha kikaba kigomba gushingira kuko hari itegeko rigomba kuzaboneka rivuga ko kuba yarafataga audio nge noherezaga hanyuma akazishyira kuri kanale yanjye niba ari icyaha. Niba ibi icyaha nyine ubwo bazamukatira, nibitaha icyaha nanone ubwo bafite ukundi bazabigenza niba bakurikiza amategeko. Ubwo rero nyuma y'uko umushinjacyaha nyine adushinjije ibyaha n'umudamu wanjye akabyireguraho, ubushinjacyaha bwadusabiye ibihano bikurikira: Bicahaga Abdallah imyaka 30 y'igifungo, hanyuma n'umudamu wanjye imyaka 29 y'igifungo. Niyo myaka ubushinjacyaha butwifuriza ko urukiko rwazaduha. Ubwo nk'uko mubizi ngewe ndi mu buhungiro, iyi dosiye yanjye yihutishijwe kubera nyine umugore wanjye. Murabizi neza ko hari izindi dosiye ziri mu rukiko zitaburanishijwe kandi z'abantu baregwa nkanjye. Mu by'ukuri yo nta gushidikanya ko iyo baba baramfashe bakamfunga nkagira amahirwe yo kumfunga ntibanyice, uyu umunsi ntago ejo mba naraburanye, mba n'ubundi mfunze nk'uko n'abandi bose bafunze muri ya minsi 30 y'agateganyo ikunza guheza abantu mu buroko. Ariko ku mpamvu z'umugore wanjye ni dosiye yanjye yazanywe mu rukiko kubera uyu mugore wanjye. Ntago ubundi bagomba kujya mu rukiko kuko ntago yari yaragiye mu rukiko. Murabizi ko igihe naherukamo yewe ku itariki ya 2 nari nabitabye kandi barandekura, ndataha. Cyokora ngomba kwitaba nanone ku itariki nahungiyeho ariyo tariki ya 7 y'ukwezi kwa 2. Ubwo rero navuga ko iyi dosiye yanjye ntago mu by'ukuri iba iri mu rukiko iyo umugore wanjye adafatwa. Ntago iyi dosiye yanjye iba iri mu rukiko iyo nza kuba ari njye nafashwe ntago ibiburanishijwe iyo nza kuba ari njye nafashwe nkafungwa. Ntago nzi neza ko nari kuba gutanga ba Rashidi, ba Karasira, n'abandi bose bari muri gereza muzi imanza zabo zitaragera ku musozo wazo cyangwa se zitarajya no mu mizi yazo, nyamara bamaze imyaka myinshi bafunze. Rero icyo cyari kinzanye ahangaha urebye kwari ukubabwira ibyo uko byagenze. Nta yandi makuru yandi arenze aho ngaho mfite. Ubwo tuzakomeza gukurikirana uko tuzajya tugenda tubona amakuru, tuzajya tuyabagezaho. Ariko numvishe ntari kwicara ngo ndeke kubabwira uko uru rubanza ejo rwagenze. Ubwo nyine igisigaye no gutegereza gukatirwa. Ntago rero ntago abampaye amakuru bampaye igihe urukiko rwaba rwaratangiye umunsi wo gukata urubanza, gukata urubanza, cyangwa se niba se hari n'izindi procedure zitakurikijwe zizakurikiraho. Ibyo sinabikurikiye.
ntago nabimenye kuko wampaye amakuru nyine ntago yabashije kumpa amakuru yose uko yarari, ariko ni ukubashimira, ni ukumushimira iyi ntambwe yateye byo ubwabyo, reka mushimire kandi namwe mumushimire naho mutamuzi. Uyu muntu, aba bantu bampa amakuru, bampaye amakuru, mubashimire vraiment, bagiye muri urubanza ntago ari umwe ni benshi, gusa wenda amakuru sinari kuyahabwa na benshi, ariko nagira ngo mbabwire rwose ko uyu muntu donc abantu nabo kubahwa kuba barateye iyi ntambwe yo kujya kumva urubanza rwanjye n'umugore wanjye. Murakoze, reka ngarukire ahangaha, ubwo ejo bundi nimbona andi makuru arenzeho nzayababwira, kandi n'igihe cyo gukata urwo rubanza ndakurikirana, aho nzamenyera ko hari itariki batanze yo kuzakata urubanza nayo nzayibamenyesha, n'abajya gukurikirana nyine uko barukata bagende barukurikirane, bampe amakuru nk'uko basanzwe bayampa. Murakoze rero, Imana ibishimire, murakarama abanyarwanda, abanyarwandakazi, njyewe namwe turi umwe, ariko icyo nabahamagarira nababwira nuko akarengane mu Rwanda kazamarwa n'abanyarwanda ubwabo. Ubwo twebwe abanyarwanda nk'abanyarwanda tuzavuga tuti twanze akarengane, turashaka ubumwe, amahoro, turashaka imibanire myiza, twamaganye ubukene, turashaka tubone ibyo dukora duteze imbere igihugu cyacu. Ibi byose ni twebwe tugomba kubiharanira, ntabwo tugomba guhora turira tuvuga ngo ubutegetsi buradukandamije, ubutegetsi buratwica. Ibi ngibi tugomba kubivamo, ibyo guhora dutaka, ibyo guhora turirimba, kujya ku makanari tukavuga njyewe mbona abanyarwanda turarwaye, kandi turwaye indwara ikomeye, kandi ugasanga abantu barabikora mu by'ukuri wanabareba no muri niveau intellectuelle ugasanga ni abantu bari mu rwego rwo hejuru, ariko ukibaza ukuntu umuntu ufite kanari hariya, undi afite kanari, ibitekerezo byacu turaziranye, buri muntu azi uko atekereza kuri, kuko ibitekerezo byacu turabitanga kuri kanari. Ubundi ubu buryo bwo kuganira ku makanari gutya bwari uburyo bwo kugira ngo wenda abantu babashe kumenyana, ubashe kumenya wakorana nande, wavugana nande, uburyo mwakwihuza mu kubaka igihugu cyanyu, mugasubira mu gihugu cyanyu. Donc bwari uburyo bwo kugira ngo umenye uko ntekereza, umenye uko utekereza, bityo bihereho tuganira, tuba noneho tujye hamwe, apana guhora bicaga ajya hariya kuri kanari Amateka Nyakuri TV, bicaga TV akavuga bikarangira urufuzi ruje. Donc ntago ari byo, donc bikarangirira aho ngaho, ntago ari byo. Ibi ntago byakuba amakomantere, ngira ngo mujya muyabona abantu babyibaza ku makomantere, ese igihugu kizafatwa n'ayo magambo muvuga gusa? Donc nibyo amagambo yakomye, icyo amaze amagambo ni ukugira ngo tumenyane, ni ukugira ngo tumenyane, tuvuge tuti kanaka mushatsi yafashe iki kuko nzi icyo ashoboye, kanaka turi kumwe yafashe iki kuko nzi icyo ashoboye. Ariko kuvuga gusa, umuntu akajya hariya akavuga, undi akagera akavuga, mu Rwanda baricana, mu Rwanda baragira, mu Rwanda barafunga, bigahara kuri ibyo turamagana, turagira gute? Ibi ntacyo bizamara. Ibi ngibi ifo ko hafatwa imyanzuro ya rutura, apana guhora turira tumwigira, sinzi baratwica, sinzi baradufunga, sinzi amategeko arenganya, sinzi. Ibi byose turabivuga, ariko se bizamara iki ko niba njya hano nkavuga gusa, nawe ukajya aho ngaho ukavuga gusa? Nkemeranya nawe ibyo uvuga, ukemeranya nawe ibyo uvuga, ariko kwihuza bikatunanira kugira ngo tugire icyo dukora. Ni ikibazo. Dutegereje iki? Ngo dutegereje ko Imana izamanuka ikaza akaba ari ibikora? Ibi ni ubuginga, ntabwo ari byo. Imana idufasha kugera ku byo twatekereje kugeraho kandi byiza. Qur'ani niyo ivuga ngo inkozi z'ibibi zishyize hamwe kugira ngo zangize isi, namwe nimutishyira hamwe kugira ngo muzikumire,
mutegereze akaga n'amakuba bigiye kuzagurira isi. Ntago dushobora gukora individu ngo bishoboke ko hari icyagerwaho. Ntago amagambo gusa ashobora kugira icyo ageraho, kuvugira kuri cyane bikarangira angana ntacyo byageraho. Ntago ari byo. Dutegereje iki? Ntago ndibuvuge menshi. Murakoze, murakarama, Imana ibishimire. Share, subscribe, comment. Ndabishaka. Murabona ko ino kanale iri hafi kugera kuri subscribe 1000. Iziburaho rero mukwirakwize hose muzuzuze. Mukoreshe ya kandi abantu banyu, inshuti zanyu, kuko ndabizi ko buri muntu byibuze ufite inshuti nke afite 10. Buri muntu rero doko izo inshuti ze 10 niba zitananze zitarankunda, kuko birashobora ko yaba nkunda ariko inshuti ze zikaba zitankunda, ariko nazibwire zimukorere kimwe gusa, ashyireho subscribe, bayishyireho gusa. Nibajya babona ibiganiro babyumve cyangwa babireke. Ariko nzi ko ishyirezo bazabyumva kuko bazagira babone ko ari ibintu bikenewe kandi ari ibintu byangombwa. Ubwo rero mubabwire mukore share, mubashishikarize gushyiraho subscribe. Abankunda mukore comment mumbwire, kuko iyo mukoze comment mukagira ibyo mumbwira mwangaya ari abangaya, buri vraiment n'abangaya ndabakunda cyane, kuko iyo umbwiye ikintu ungaya ndibo icyo wambwiye nyine hari igihe birangira nange nabonye koko nkwiye kugawa, kandi ugashobora kuba nakwisubiraho. Nanone iyo kungaya kwawe bigaragaye ko hari icyo wibeshyemo, nshomba mbonye ubundi buryo noneho bwo gusobanura neza kugira ngo wumve icyo nari ngamije gukora cyangwa se kuvuga, bityo noneho uwo mugayo we wawuvaho cyangwa se ukawukuraho. Ibyo ni ibintu byagiye biba mu gihe cyose. Nakoreye kuri kanali yanjye Amateka Nyakuri channel. Hari abantu bagiye bampugura kandi bakamugura mu buryo bw'ikinyapfura, akandika comment akambwira ati, cyangwa se bakananyura no mu gikari akampamagara akambwira ati ariko ibi ngibi n'ibi ntago ari byo, ngenda bibona kunuko. Hari n'abandi rero nyine bafite ingeso mbi, bahinyura gusa, atari ukuvuga ngo no guhinyura cyangwa se kukugira inama cyangwa se ahubwo akaba gusa ashishikajwe no kugutuka no kukwandagaza, adashingiye ko ibyo wavuze atari byo cyangwa se ari byo. Abo ngabo rero ntabwo bashobora kubura nabo, kandi nyine niyo mpamvu dufite igihugu, dushaka igihugu, kandi icyo gihugu kizaba kirimo abantu bose, kizaba kirimo abantu abeza, rero kizaba kirimo abanebwe, abanyamurava, kizaba kirimo rero ingeri zose. Niyo mpamvu tugomba kwimenyereza kubana n'abantu bose n'ubwoko bwose bw'abantu, tukimenyereza kubana n'abatukana, tukimenyereza kubana n'abahungeta abandi, ibi byose tukabyimenyereza, ariko tukubaka igihugu kiriho amategeko noneho ku buryo ushatse kuguhungeta amategeko yamubaza, ushaka kukubangamira amategeko yamubaza, none ushatse kugukunda akagukunda, ariko utagukunze nawe akaguha amahoro, ntagire icyo agutwara ngo nuko atagushaka atagukunda, ahubwo ukagira uburenganzira bwawe nawe akagira ubwe, hamwe nuko agukunda cyangwa se atagukunda. Murakoze rero, murakarama, Imana ibishimire. Ibyo nagira ngo mbabwire ni ibyo by'urubanza rwanjye n'umudamu wanjye uri mu kaga, uri mu makuba. Ubwo narangiza mbifuriza amahoro n'imigisha bya Allah ko byabasesekaraho, kandi saba Imana rwose ko yagarura imitima yacu ikayihuza ikayigira imwe, kandi igakura ubwoba mu mutima yacu ikadukuramo ndetse n'urukundo rw'isi n'urukundo rwa duniya rutuma tutabasha gushyira hamwe ngo dusubire iwacu ngo tubone igihugu. Noneho uwashigize aho ashima ari ahabe ariko yishimye, kandi afite uburenganzira bwo gusubira iwabo, afite n'ubushobozi n'ububasha bwo kuba yagira icyo akora mu gihugu cye igihe yaba afitiye uburyo n'ubushobozi, atakumirwa, atagenda ahandi hose ku isi, ariko ngo abe atakandagira mu gihugu cye cy'amavuko. Abana ababyare babe baguma iyo ngiyo, batazi igihugu cye, batacyumva, bacyumva mu mateka, ariko mu by'ukuri batarakigeramo cyangwa se badateganyaga no kuzakigeramo no kukibamo. Mureke rero dushyire hamwe mu bitekerezo byacu. Ntago ari ngombwa ko biba bihuye ijana ku rindi, ariko tumenye ko twese turi abanyarwanda, kandi igihugu ari kimwe, u Rwanda rumwe, kandi ruzahora ari rumwe. Murakoze, murakarama rero, Imana ibishimire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.